Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gukurikiranira hafi ibiganiro bya Baraka Voice Media TV. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane atugezeho muri aka kanya ariko atandukanye. Turaza guhera ku nkuru ubu tuvugana iri kuvugwa y'urupfu rwitwa Badrama. Uyu Badrama amaze igihe asebya ubuyobozi bw'u Rwanda ndetse kandi yaniyunze na Paul Rusesabagina aramutaka avuga ko ari umuntu mwiza cyane. Ibyo biza kurangira akomeza asebya ubuyobozi bw'u Rwanda mu biganiro akora ku mbuga nkoranyambaga. Noneho hari andi makuru asohotse ari kuvuga ko hari iby'urupfu rwe bimaze kujya hanze, ari byo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Ntujye kure, hari n'izindi ngingo z'amakuru tuza kuba twagarukaho, ariko n'iyo ngingo nayo turaza kuba twayivugaho mu buryo burambuye kugira ngo uze kubasha gusobanukirwa ese uyu mugabo ko bivuga ko apfuye nabi azize iki. Mu yandi makuru ari kutugeraho aka kanya, hari andi makuru dufite none dukesha igitangazamakuru CNN. Ni amakuru avuga ko muri Thailand habaye inkongi y'umuriro yahitanye abarenga 27. Ubu tuvugana kuko babuze nyine aho baca, harimo n'ababuriwe irengero, kandi ngo inkongi yateye ku kabari cyangwa se kuri hoteli, hari hahuriye abantu benshi. Iby'aya makuru nabyo ndaje tubigarukeho. Muri Thailand iherereye mu majyepfo ya Aziya, ni ibirwa n'ubundi bituranye na za Singapore hirya hariya mu majyepfo y'Ubushinwa, ukamanuka hepfo cyane harimo ibirometero byinshi. Aya makuru nayo turaza kuba twayagarukaho. Si ibyo gusa kandi turaza no kuba twavuga urupfu rw'umusenateri wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Senateri Lydias Graham. Uyu nguyu yamaze kuba yapfa, byababaje abasenateri benshi. Yari afite imyaka 71 y'amavuko. Icyo azize nacyo ndaza kuba nakigarukaho muri iki kiganiro, tunerekera ku ntambara Amerika yagabye ibitero, Iran nayo irayisubiza. Izo nkuru zose tuzikura kuri CNN, ariko iyi ngiyi ivuga ko Iran yasubijeyo tuyikura ku gitangazamakuru Reuters. Ubwo rero aya ni amakuru tugiye kuba twagarukaho, kandi mu buryo bwihuse cyane. Tukaba twarakerekera no kuri ya nkuru ya Badrama biri kuvuga ko yaba yapfuye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ni ibintu bikomeye cyane, ariko munyemerere mbere yo kumvuga ku rupfu rwa Badrama, umwanzi cyangwa se ushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, reka mbanze mbabwire hano andi makuru. Aya makuru n'ubundi ari kuvugwa duhabwa n'igitangazamakuru CNN, ari kuvugwa muri Thailand, inkongi y'umuriro. Amakuru aravuga ko inkongi y'umuriro yibasiye kamwe mu tubari ziherereye muri kino gihugu cya Thailand, ahitwa mu mujyi wa Bangkok. Ahangaha n'ubundi ni mu gihugu cya Thailand, ariko noneho waje kuba wahitana uwo muriro abageze kuri 27 bose. Imirambo yamaze kuba yagaragara. Mbere y'uko abashinzwe kuzimya inkongi babasha kuyigenzura cyangwa se kuyinetraliza cyangwa se kuyiganza, nibwo aba bantu n'ubundi 27 bapfuye. Mu buryo burambuye, iyi nkongi yadutse ahagana mu gicuku. Abantu byumvikane ko bari baraye mu kabari. Ikwira vuba cyane imbere muri ako kabari, ariko abantu benshi bagerageje guhunga, ariko bamwe bananirwa gusohoka kubera ko umwotsi mwinshi n'umuriro wari wakaze cyane. Abenshi mu bapfuye basanzwe mu bwiherero aho bari bahungiye. Ubwiherero aho bari bahungiye ni nyuma y'inyubako, aho bari batekereza ko ariho baza kurokokera, gusa biza kurangira bitabahiriye. Abandi benshi bakomerekeye muri iyo mpanuka cyangwa se muri iyo nkongi y'umuriro, ndetse kandi biravuga ko bamaze kuba bajyanwa kwa muganga n'imiryango y'ubutabazi. Abashinzwe kuzimya inkongi y'umuriro babashije kuwuzimya nyuma y'iminota 30. Ubwo bari bahageze basanze maze kwangiza byinshi. Abayobozi ba Thailand batangaje ko icyateye iyo nkongi y'umuriro kitaramenyekana kugeza ubu neza, ariko amakuru y'ibanze agaragaza ko hashobora kuba habaye ikibazo cy'amashanyarazi hafi y'urubyiniro. Hafi y'urubyiniro habaye ibibazo by'amashanyarazi, niko icyo kiri gukekwa. Humvikana igisaku cyangwa se urusaku rwinshi, ndetse kandi hanyuma umwotsi n'umuriro bihita bizamuka. Birakekwa ko rero ari ibyo
byaba byateje iyo nkongi, gusa iperereza biravuga ko rigikomeje ngo harebwe icyakuriye iyo nkongi y'umuriro. Iyi nkuru rero ni inkuru iri kuvuga mu gihugu cya Thailand giherereye mu majyepfo ya Aziya. Ni inkuru kandi dukesha igitangazamakuru CNN. Hari n'indi nkuru nayo twahawe n'igitangazamakuru CNN. Iyi nkuru iravuga ko umusenateri wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kuba yapfa. Iyi nkuru nayo reka mbanza nyivugaho mbere gato yuko tujya ku makuru y'urupfu rwa Badrama, umwanzi w'u Rwanda nk'uko we abyivugira. U Rwanda ntabwo rwavuze ko rumwanga, ariko we akunda kuvuga ko yanga u Rwanda, arushinja ko ngo abayobozi barwo ngo we avuga ko bayobora nabi. Gusa abari mu gihugu imbere bavuga ko abayobozi b'u Rwanda batayobora nabi kubera ko bo ari bo baba babyibonera. Mu gihe Badrama bivuga ko aheruka mu Rwanda kera za 2017 yari ahari, yabaye n'umushoferi mu bice bitandukanye, ariko ubwo yageze muri Amerika yatangiye guhura na ba Rusesabagina bamushyiramo ibitekerezo byo guhemukira, gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ndaza tubigarukaho iby'inkuru za Badrama, ndaje tubigarukeho. Reka mbanze nkubwire iyi nkuru y'urupfu rw'umusenateri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umusenateri witwa Senateri Lydias Graham. Uyu nguyu yari senateri n'ubundi umwe mu banyepolitiki bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitabye Imana afite imyaka 71 y'amavuko, nyuma y'uburwayi bwatunguranye. yarazwi cyane nk'umwe mu bari hafi ya Perezida Donald Trump, ndetse kandi akaba yari anashyigikiye cyane politike ikakaye mu by'umutekano n'ububanyi n'amahanga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Urupfu rwe rwateye agahinda kenshi abanyapolitike benshi bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi ku isi. Iyi ndwara yaje ngo itunguranye niyo yazize, ndetse kandi yamaze kuba yapfa. Abadogiteri bataramara kumenya neza ese barafata he bareke he, nibwo yaje guhita bacika nyine ava mu buzima, ahubwo bahita batangaza ko apfuye. Uyu musenateri wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bagenzi be birumvikana babaye, cyane cyane abo bari mu murongo umwe. Amerika mu yandi makuru nayo dukesha igitangazamakuru CNN, avuga ko yakajije ibitero kuri Iran. Inkuru ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye icyiciro gikomeye cy'ibitero kuri Iran, bikaba biri mu rwego rwo gukomeza intambara n'ubushyamirane hagati y'ibihugu byombi. Muranyanganira, ubwo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran byongeye kuzamura impungenge z'uko amakimbirane ashobora gukwira mu karere k'uburasirazuba bwo hagati no kugira ingaruka nyinshi ku mutekano n'ubukungu cyangwa se ubucuruzi bw'isi muri rusange. Ubwo rero urumva ko aya makuru dukesha CNN ayo ngayo ngira ngo nayo gusa ararangiye. Urumva ko ibitero bya Amerika nyine ahangaha tubonye ko yagabye ibindi bitero, ariko hari n'andi makuru dukura ku gitangazamakuru Reuters cyavuze ko Iran yihoreye cyangwa se yasubije ibyo bitero tumaze kumva CNN yavuze. Reuters igarutse yandika ko Iran yihoreye, yasubije ibyo bitero ikabirasa ku nshuti n'ubundi za Amerika nk'uko bisanzwe biba muri iyi ntambara. Iyi nkuru iravuga ko intambara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran yarushijeho gukomera kuri uyu munsi ku cyumweru, aho impande zombi zagabye ibitero bikomeye bya misile n'indege zitagira abapilote, ubwo ni drone, mu rwego rwo kwihorera ku bitero bya Amerika. Ubwo ni Iran yatangaje ko yibasiye ibirindiro bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu bihugu byo mu karere ka Golfe d'Arabe, ubwo ni mu kigobe cy'Abarabu n'ubundi. Muri ibyo bihugu harimo Qatar, yanagize uruhare mu biganiro byo gushaka amahoro ndetse hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Iran. Yanarashe muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ubwo ni EU. Ahangaha rwose yavuze ko ubwirinzi bwayo bwo mu kirere bwashoboye guhanura cyangwa se gusama zimwe muri misile na drone byarashwe n'igihugu cya Iran. Ahangaha nyine Iran naho yarashe kuko ni inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran yanavuze ko yongeye gufunga Strait of Hormuz, cyangwa se umuhora wa Hormuz, inzira y'ingenzi
uranyihanganira ndwaye agakoro gakeya. Inzira y'ingenzi inyuramo ubwato butwara peteroli n'ibindi bicuruzwa byinshi ku isi. Iyo nzira rero yafunzwe, niko Iran yatangaje, cyangwa kuba yafunzwe bibangamiye ishoramari cyangwa se ubucuruzi mpuzamahanga bw'isi, mu gutuma ibiciro bya peteroli n'ibikomoka kuri peteroli bizamuka ku rwego mpuzamahanga. Uretse n'ibikomoka kuri peteroli, aha ngaha usanga n'ibidakomoka kuri peteroli, nk'ibigori, ibishyimbo n'ibindi biribwa hirya no hino ku masoko. Nujya no kugura inyanya uraza gusanga zigenda zizamuka kubera ko peteroli yabuze. Bigira aho bihurira, wenda tuzabiganiraho mu kiganiro kizabaho, tuzabifatira umwanya wabyo tukubwire uburyo ki peteroli yibuze inyanya zigomba guhenda kandi zera mu karere uturutsemo cyangwa se mu gace urimo. Tuzabivugaho turebere hamwe uburyo ki bikorana, kuko ubukungu bw'isi iyo bumanutse kubera ko peteroli yibuze buramanuka, aho bigezeho isi yose aho iva ikagera igirwaho n'izo ngaruka. Ibyo tuzabireba mu kindi kiganiro tuzategura mu gihe kizaza. Gusa icyo nshaka kubwira ni uko Iran kuba yafunze uyu muhora wa Hormuz nk'uko yo iri kubyivugira, byongeye ikiguzi cy'ubuzima kuba cyahenze kurushaho uko byari bihenze n'ubundi mu buryo bukomeye cyane. Ubwo rero muri rusange intambara ikomeje guteza impungenge amahanga kubera ko ishobora gukwira no mu bindi bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati, ndetse no kugira ingaruka ku bukungu bw'isi, cyane cyane ku isoko rya peteroli n'ubwikorezi bwo mu nyanja. Ngayo rero amakuru aya ngaya tuyahabwa n'igitangazamakuru cya Reuters. Ubwo rero urumva ko Amerika yapfushije umusenateri, ikindi yarashe, ikindi Iran yayisubije, ikindi cyangwa se Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zatangaje ko hari drone zapfubije cyangwa se hari ibitero zaburijemo bikeya, ariko ntibavuze ko byose byaburijwemo. Urumva ko ni amakuru dukomeza gukurikiranira hafi tukakugerezaho ku gihe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Yewe rero turi kumwe mu kiganiro nitwa Baraka, ariko hari inkuru nashakaga ko tugarukaho, inkuru y'ingenzi, inkuru kandi ku rundi ruhande yo kwishimira urupfu rwa Badrama. Abantu benshi bavuze bati ubundi uku kuzamuka kw'inkuru y'urupfu rwa Badrama yari gukora ikiganiro nyine asebya u Rwanda nk'uko asanzwe abikora, ariko noneho umuntu ajya muri comment aramwandikira ngo wowe wapfuye uhagaze. Badrama abivugaho, napfuye mpagaze nte? Mwebwe muravuga ngo napfuye mpagaze, ariko barabashutse, barabategeka kwambara inkweto ku gahato, bakababuza uburenganzira bwanyu bwo kwiyambarira ibirenge. Ahubwo nyine ugasanga Badrama arimo aragaragaza ko we akiri muzima, ariko abamwandikira muri comment bamunenga, bamugaya, bamuga ati wa musore ukiri mutoya, ntabwo wakabaye wijandika mu ibyo bintu byo guhangana n'ubuyobozi, byo guhangana n'ababyeyi. Iko nyine abamukurikira benshi usanga bari kumwandikira, ariko iyi nkuru yo kuvuga ngo yapfuye ituruka muri comment imubwira ngo wowe wapfuye uhagaze. Noneho icyo bashingira bavuga ngo yapfuye ahagaze, nubwo wenda uyu wamwandikiye comment ntabashije kumwumva neza mu buryo burambuye, ariko icyo nzi cyo twumvise mu kiganiro cyabayeho, hari ikiganiro nigeze kubabwira, twumvise muri umuna wa Badrama ari kuganira n'abashuti ba Badrama barimo umuhanzi uzwi cyane nka Christopher. Abangaba baraganiraga, muri umuna wa Badrama akavuga ati rwose twaramukarabye, ababyeyi bacu baravuze ngo duteye isoni no kuba twaramubyaye, turabyicuza. Noneho Christopher akamubaza ati se none se ntabwo mwagerageje no kumuganiriza ngo ave muri biriya bintu ngo mwumve icyo abitekereza? Ati twaramuganirije ntako tutagize, atari kameze nk'aho yahuye n'abantu batari beza bakamushyiramo ibitekerezo bibi. Ati rero nyuma y'uko twamuganirije bikanga, twaramuretse apfurwa nyine. Ubwo rero nicyo kituma abantu bari kujya muri comment bakamubwira ati we wapfuye uhagaze. Kandi si we wenyine, hari n'abandi benshi bihaye ibintu byo gusebya u Rwanda, kuruvuga nabi, ngo nuko yenda batarurimo. Nzagenda mbabazanira mbabwira abantu bagiye bapfa bahagaze bishingiye kuri iyi comment yatewe uwitwa Badrama. Ese kandi unarebeye kumenyetso bihari, ubona ko Badrama 2017 ari mu Rwanda mu gihe cy'amatora yambaye ingofero ya FPR, afite ibendera ry'u Rwanda, ibintu nk'ibyo ngibyo, ya ngofero iba idasakaye hejuru ariko ifite urugara, ibintu nk'ibyo ngibyo. Siwe Badrama uyu munsi turi kubona 2026 urimo uvuga ngo u Rwanda, akaruvugaho ibibi baranyanganira, arimo avuga ngo u Rwanda ngo bategeka abantu kwambara inkweto ku gahato, ngo ngicyo ni ikibazo. Ubundi muri Afurika
urumva ikibazo azanye muri Afurika. Ubundi mu Rwanda niho honyine ushobora kugenda ibirometero byinshi by'umuhanda utarahura n'umuntu wambaye ibirenge. Ndaguha urugero, ugeze hano hakurya muri Congo, ni ahantu hake wagera ugasanga abantu bose bambaye inkweto kandi ziranahindutse. Ugeze hano mu gihugu cy'u Burundi utangira kubona uretse n'ibirenge ubona n'inzu za nyakatsi. Ubwo rero Centre Africa nyakatsi ziracyabayo. Hari ibihugu byinshi byo muri Afurika ushobora kubonamo u Rwanda rwasize cyane, ndetse kandi ubundi urebye umuvuduko u Rwanda ruriho ku iterambere nta n'ikindi gihugu cyo muri Afurika biri kunganya umuvuduko w'iterambere, uretse nka za Misiri ziyubatse kera zonyine zamaze kugera iyo zijya. Noneho arareba akavuga ati ubwo abaturage babujije kwambara ibirenge, bari kubabwira ngo bagire isuku bajye bambara inkweto, ubwo icyo ni igitutu. Agahita azana inkuru y'uko byabaye igitutu, byacitse, ubuyobozi bw'u Rwanda bwabuje abaturage uburenganzira bwo kwiyambarira ibirenge, kandi ntawe bakubita inkoni ngo nuko yambaye ibirenge, ahubwo baramubwira ati wowe genda ushaka inkweto wambare. Hari n'utazifite usanga bazihati, abayobozi bakavuga ati biteye isoni kuba ngiye mu kagari kanjye harimo umuntu wambaye ibirenge. Agahita agira ute, niba adafite n'amafaranga ako kanya agahita aguha ujye kugura inkweto wambare. Ashobora no guhamagaza bamwe mu baturage ayoboye akababwira ati rero nimufashe, dore uyu muntu ntabwo yishoboye, ntabwo afite ubushobozi bwo kwigurira inkweto, kandi murabona ko mu kagari kose ari we wenyine utambara inkweto. Ibyo bintu biraba. Niba rero bazimuhaye akiyambarira, Badrama urahita azana ingingo ngo bamubujije uburenganzira bwe bwo kwiyambarira ibirenge. Aha ngaha nkahita nibaza, se Badrama aho uri muri Amerika ni bangahe ubona bambaye ibirenge? Aha ngaha wahita unsubiza ngo muri Amerika ntabwo wayigereranya n'u Rwanda. Kubera iki se? U Rwanda rugomba kuba paradizo bishyizwemo uruhare n'abanyarwanda, uretse nka Badrama wiyemeje kugambanira igihugu mba ariko mbivuga, agashaka kugitezamo akavuyo, buri kibaye cyose agahita avuga ngo byacitse, kandi ngo bitewe ngo n'ubuyobozi we avuga ko butari bwiza, ariko abo mu gihugu bo barabushima, baburirimba kenshi, ndetse kandi bahabwa umwanya n'ijambo n'uburenganzira. Nta kintu abaturage baramutse babyutse mu gitondo bati turashaka kwiyambarira ibirenge, ntabababuze, ariko ubuyobozi bugira inama, buganira n'abaturage, tujya inama tujye twambara inkweto twese, nibyo tubona ko byaba ari byiza. Abaturage bati koko nibyo, bakambara inkweto. Badrama we arabigira ikibazo. Niyo mpamvu rero abantu bamwandikira ati wowe wapfuye uhagaze, ngo urupfu rwa Badrama ndaruvuze uyu munsi, nshobora kuzavuga n'ikindi gihe cyose nzabona agikomeza ushaka guharabika isura y'u Rwanda. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yarabivuze ngo umuntu uzabona ibintu byangirika akabiceceka, nawe azaba ameze nkaho avuga ati nanjye nakabaye mbikora. Nyine yaravuze ngo abo bantu basebya u Rwanda baravuga nabi ko rutari, mujye mubasubiza mubabwire ngo u Rwanda ni amahoro, u Rwanda ni igihugu cy'umutuzo n'ubwisanzure. Mujye mubasubiza n'amahanga amenye ukuri, kubera ko bari abantu bavuga u Rwanda kuriya ni baba banaruherukamo, barimo n'uyu musore Badrama, bariko wenda nabivuga. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ahamagarira abantu bose gusubiza aba bantu, babwira ati mujye mubabwira ko inzira barimo, umurongo barimo atari mwiza, gushaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Kandi urumva rero uyu Badrama ibi mbivuzeho, ninkomeza kubona abikomeza nzagaruka nanone mbivugeho, vuga ukuntu yapfuye ahagaze, kandi n'abamwandikira muri comment barabimubwira kuko barabibona. Wenda ngiye mushobora kubona meze nkaho ndi mutoya, nubwo ntari mutoya, ariko abamwandikira ni bakuru, bamwe benshi baramuruta, baramubyaye, baramubwira ati wowe wa mwana we ibyo urimo ntabyo uzi, ariko akanga, ameze nkaho yanyweye ibyo bakita, abarundi babyita ibiyayuramutwe, mu Kinyarwanda cyiza ni ibiyobyabwenge, niko ameze nkaho yaba yarabinyweye. Ubwo rero uyu mugabo akwiye guhinduka, nubwo yaba atari mu Rwanda, ariko basi akaruvuga ibyiza, akavuga ko ari u Rwanda rw'amahoro, u Rwanda rw'umutuzo n'ubwisanzure. Nubwo yaba ari muri Amerika, nubwo Amerika yarusha ubwisanzure u Rwanda, ntabwo akwiye kurusebya, kuko ni iwabo uko byagenda kose. Igihe cyose bushobora kuzacya Trump akavuga ati we Badrama, akavuga ati abantu bose bari hano b'abanyamahanga ni batahe. Badrama uzajya hehe? Ku Rwanda uzaba wararusebeje, uzajya hehe? Uzajya i Burundi bari kuvuga ngo nta munyarwanda dushaka ngaha? Uzajya muri Kongo bavuga ngo abanyarwanda bote barudiye kwabo? Uzajya he Badrama? Nicyo ugomba kumenya ko mu Rwanda ari mu rugo, hanyuma ukareka kurusebya. Ushobora gushaka amafaranga mu bundi buryo, ariko utagiye gusebya igihugu cyakubyaye, kirimo abavandimwe bawe, abo mwakuranye, nabo mwiganye, nabo mwahuriye ku mugezi ukiri mutoya. Ubwo rero urumva ko ni amakuru akomeye cyane dushobora kuzagaruka no mu bindi biganiro hirya no hino ku isi, mu karere k'ibiyaga bigari, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu Badrama
n'abandi nkawe tuzagenda tubavugaho, tuvuga ukuntu bapfuye bahagaze, tuzabavugaho mu bindi biganiro nk'uko bakunda kubibwirwa kenshi muri comment gusa bakirengagiza, ariko ubabwira ababwiye ukuri nuko wenda nawe ataba afite kamera cyangwa se mikoro ngo ajye imbere ababwire ngo mureke ibyo bintu by'ubupfu ahubwo mujye mu buzima, nicyo aba ashatse kuvuga, ariko ababwije ukuri nubwo mubyirengagiza mukabirenza amaso. Reka nshimira abantu bose twabanye, mbifuriza kugira ibihe byiza n'amahoro y'Imana, ndetse kandi tuze no guhurira mu kindi kiganiro, by'umwihariko abantu bakanze like n'abakoze subscribe, duhurire no mu kindi kiganiro. Njyewe nitwa Baraka.